Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasubije mu izina rya Yesu Kristo, bakunzi ba Saveur Divine. Imana yamwijije umugisha. Twongeye kugaruka none mu ijambo ry'Imana, aho Imana iba yatanze amagambo kugira ngo tuganireho, kandi nta kintu na kimwe Imana ijya ivuga itazi impamvu yacyo. Nta Imana ijya ibwira abantu itazi icyo ishaka kuvugana nabo, kandi Imana niyo yonyine ijya ibwira abantu ikintu bakeneye. Umwana w'umuntu yakubwira amagambo atagufitiye umumaro, ariko amagambo y'Imana ahora ari amagambo mazima. Ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana n'ubuzima. Yesu niwe yagize kuvuga ngo umuntu wese wumvise iryo jambo akarikomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, kuko imiraba iraza ngo n'imiyaga byakwikubita bigasanga irakomeye ngo ntibigire icyo bitwara, ariko ngo wumve iryo jambo ngo ntarikomeze ngo we ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, ngo imiyaga yaje n'imiraba byaje bigikubita ku nzu, ngo kugwa kw'iyo nzu kukaba kunini cyane. Bivuze iki? Biravuze ngo imiraba ntiyabura uko waba uriho kose, icyo waba utunze byose, uko waba usa kose, wareshya kose, ibyo wakwiyumvamo byose, nuko wakwibona kose, uzabura imiraba never. Si ibyo dushaka kuganiraho, tugiye kuganira ku gitabo cya Matayo ibice 9 duhere ku murongo waho 22. Mwumve icyo umwuka abwira amatorero. Yesu arahindukira amubonye aramubwira ati, mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira uwo mwanya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Umugore agira ate akira uwo mwanya. Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware, abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga, arababwira ati, nimuhave, kuko agakobwa katapfuye ahubwo karasinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa, yinjira mu nzu, afata ukuboko arakabyutsa. Iyo nkuru yamamara mu gihugu cyose. Amina. Aya makuru ni amakuru asa nk'avunaguye ugereranyije no mu bindi bitabo by'ubutumwa bwiza, ariko arasobanutse kuko twasomye Bibiliya, cyangwa se mwese musoma Bibiliya, turaza kuza kuyarambura tumenye neza byagenze bite kugira ngo Kristo aze hano hantu. Ni umwana w'imyaka 12 wari wapfuye w'umutware bita Yayiro. Yayiro aragenda ahamagara Yesu, aramubwira ati, nkiriza agakobwa kanjye kuko gafite imyaka 12. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hanyuma ngo akibivuga haza abantu baramubwira ati, Yayiro reka kurushya umwigisha kuko umwana yapfuye. Yesu ahangaha rero niwe yabanje gukiza uyu mugore, aramubwira ngo mwana wanjye komera. Haleluya. Turimo turaganira uyu munsi wa none ku kuba umwana. Ese umwana ni iki ku mubyeyi? Ese umwana ni iki ku mubyeyi we? Ese ubundi twe turi bande ku Mana? Ese ubundi kuki Kristo yavuze ngo mwana wanjye abwiriye umudamu? Nukora yuko umwana, urukundo umwana akunda umubyeyi n'urukundo umubyeyi akunda umwana, urukundo rw'umubyeyi rurakubye cyane. Buriya n'abantu benshi mutabizi, nk'abantu batarashaka cyangwa batarabyara, umuntu atangira guha agaciro umubyeyi we, cyane cyane uw'igitsina gore cyangwa se n'uw'igitsina gabo. Mutangira guha agaciro ababyeyi banyu iyo namwe mumaze kubyara. Naho ubundi mubona ababyeyi barakoraga ubusa, bamwe akavuga ati umwe akavuga ati papa yagenda akamara iminsi 3 ngahe, yaradutaga ntiyagendaga, kumbe yagiye gushakisha ubuzima. Wamara kuba umugabo, wareba ukuntu ubuzima bukuzunguza, ugatangira kumenya ko umubyeyi burya ari umubyeyi. Waba uri umukobwa, wamara kureba ukuntu kubyara bivuna, kurera bivuna, kugira gute bivuna, ugahita uvuga ati mama yakoze ibintu bikomeye. Bituma umuntu atangira noneho kubaha umubyeyi. Ariko biragoye ko umwana yatangira kumva agaciro k'umubyeyi atarabyara. Ibyo biragoye rwose. Abantu bari single ntago baba babizi cyane nk'abantu bari mariye. Niyo mwaba munganya imyaka ari single cyangwa kuruta, niyo bakurusha imyaka 10 cyangwa 15 cyangwa 20, ari single bataramenya akamaro k'umubyeyi kireka yabyaye. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ibyo
ndabihamya. Hanyuma Yesu aravuga ngo umwana wanjye, bivuze ngo yaramufitiye imbabazi. Buriya umwana ni ikintu gikomeye cyane ku mubyeyi. Umwana ni impano ikomeye, umwana ni umugisha ukomeye Imana itanga. Imana yacu nishimye kumva Imana, kumva Kristo avuga ngo umwana wanjye. Ndetse umwana ni ikintu gikomeye ku buryo na Yayiro aza kureba Kristo, yaje kumureba kuko afite akana ke k'imyaka 12 atifuza ko gapfa. Uko ni nako Imana yifuza yuko nta kintu kiba ku bana bayo. Uko niko Imana yifuza yuko abana bayo bahora barinzwe. Nicyo Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, abana bayo bari mu isi, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umwana ni product ikomeye mu maso y'Imana, ni product ikomeye mu maso y'umubyeyi. Iyo umubyeyi arebye umwana we, buriya abanyarwanda bo baravuga ngo umuntu abazutse atarapfa. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Utangira kwibona ukiriho, utangira kureba umwana wawe, wareba umwana wawe ugatangira kuvuga uti wow, Imana inzuye nkiriho, uhawe umugisha. Kera iyo dusomye inkuru za Aburahamu, bajyaga babyara abana, abantu bakiragiye bakavuga ngo Uwiteka arancunguye, Uwiteka amazina bagendaga babita amazina bashingiye kuko umwana abyaye gatamwita izina, undi abyaye akamwita izina, avuga ati Uwiteka aranyibutse, Uwiteka aranyibutse. Imana ikagenda ikora imirimo n'ibitangaza iciye mu bana. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Umwana rero ni umugisha cyane. Yayiro yajyanye impungenge nyinshi kuvuga ngo umwana wanjye w'imyaka 12 ntago akwiriye gupfa. Agira abwira Kristo ati nzurira akana kanjye kapfuye, kandi afite imyaka 12. Kristo arabanza akiza umwana we. Imana yacu nishimwe. Uyu mwana wari umwana wa Yayiro. Yayiro yari afite imbabazi, ariko na Kristo yari afite imbabazi. Undi mugore nawe wari ufite ikibazo, afata nawe nk'umwana we. Hano hari umwana asa ari kuvugira, ariko hari n'umwana Kristo areba abona udafite umuvugira, nawe arabanza aramukiza. Amaze kumukiza ajya gukiza umwana wa Yayiro, ariko nawe ari umwana wa Kristo. Kuko mu maso y'Imana ni umwana wa Yayiro, ariko ni n'umwana wa Kristo. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Yayiro yaragijwe uwo mwana ngo amureberere, ariko n'Imana iramukunda kuko niyo yahisemo yuko uwo mwana abaho. Yesu nashimwe. Hanyuma ngo Yesu agezeyo, hari ibindi bitabo bivuga ngo nuko ageze avuga ngo umwana ntiyapfuye, nanga birimo ngo arasinziriye. Imana ishimwe. Bivuze iki ibyo nabyo? Biravuze ngo Kristo uko areba ikibazo, Kristo uburyo areba ikibazo cyawe n'uburyo ukireba biba bitandukanye. Hari igihe bimwe na bimwe bijya bigaragara nk'ibyapfuye, ariko kuri Kristo biri maso, kuri Kristo bikiri bizima. Muribuka igihe kwa Mariya na Marita zarapfa, yaravuze ngo nimwizere Imana murabona ubwiza bw'Imana uyu munsi. Babona kugira kora kw'Imana nyuma y'iminsi 4, kuko mu maso y'Imana nta kijya gipfa. Bipfa mu maso y'abantu, ariko mu maso y'Imana nta kijya gipfa. Ndetse niyo umuntu apfuye mu mubiri, Imana ikabona umuntu apfuye abonye ubugingo, Imana imufata nk'aho ari muzima. Ahubwo abapfu, Imana yita abapfu, ni abantu bariho ariko batazi Imana. Imana yacu nishimwe. Umwana ni umugisha ukomeye cyane mu maso y'umubyeyi. Umwana ni umugisha ukomeye cyane mu maso y'Imana. Hano ni igitabo cya Zaburi, hari umurongo ubihamya neza. Imana yacu nishimwe. Zaburi ya 27 umurongo waho wa 3 aravuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Imana ishimwe. Imbuto z'inda nizo ngororano itanga. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda ni wo mugisha Imana itanga. Umwana aba afite agaciro mu maso y'Imana. Na wa mwana mutoya, Bibiliya avuga ngo umuntu uzagusha umwana umwe muri abo batoya ngo ikiruta nuko yazirikwa urusyo kw'ijosi ngakajugunya agatabwa mu nyanja. Imana ishimwe. Yaba ari umwana mu buryo bw'umwuka, yaba ari umwana mu buryo bw'umubiri, Imana yubaha umwana cyane, kuko twese turabo turibo kuko twabanje kuba abana, kandi Imana ikatuvugaho tukiri batoya. Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Yabimubwiye kiri umwana ngo utarabaho nari inkuzi ngushyiraho ku mpanuzi w'amahanga n'amahanga, ngo wivuga ngo ndi umwana. Kuko Yeremiya yaravuze, Imana yari imutumye avuga ngo ntabwo nabishobora kuko ndi umwana. Avuga ngo wivuga ngo ndi umwana kuko ibyo nzagutuma uzabikora. Imana izi neza yuko noneho hari naho Kristo yize avuga, aravuga ngo umuntu udafata ubwami bw'Imana nk'umwana muto ngo ntago azabwinjiramo. Abana ni beza cyane. Umwana ni wa wundi uza akakubwira uri papa we nta n'igiceri cy'ijana ufite mu mufuka, akakubwira ngo ndashaka ibi nibi, akaguha liste, amara kuguha liste we akiruhukira akigendera akituriza. Uko ni nako Imana ishaka yuko tujya tuyizera. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo udafata
ngo ubwami bw'Imana nk'uko abana bato babufata. Noneho igitangaje ni ukuntu ngo abana bato bafata ubwami bw'Imana. Nshuti zanjye, abana umwana iyo umubwiye Imana arayikurura, akayikurura nk'uko iri, akayumva, akajya yumva ni umugabo munini ku buryo hari n'aho ushobora no kumushyira mu muriro umwana akavuga ati oya, Imana iraza kuba iri kumwe nanjye. Ariko abantu bakuru batangira gushyiramo logike. Imana ishimwe. Niyo mpamvu Pawulo yigeze kuvuga ijambo ryiza avuga ngo uko umuntu w'inyuma arushaho gusaza, ngo niko umuntu w'imbere arushaho kuba mushyashya. Buriya nshuti z'umusaraba, gukura mu mwuka si ukurenga ku kwizera ngo ugere ku kigero urenga umusaraba, ni ukumentaininga, ukirinda kurenga ahantu udagomba kurenga, ugakomeza kwizera Imana nko ku kigero wayizeragaho, cyakora ugakora wayizeragaho ugikizwa. Buriya abantu bakinjira mu gakiza baba ari abana bato, baba bizera mu buryo bworoshye, baba bizera mu buryo bworoshye cyane, ariko uko batinda batangira gushyiramo logike. Niyo mpamvu bavuga ngo umwana muto yizera neza Imana. Umwana muto iyo bavuze Imana arayumva neza, akayumva, akayinyunyuza cyangwa akacyumva. Niyo mpamvu Imana ibakunda. Ntabwo ibakundira tayi, ntabwo ibakundira imyaka, ibakundira uko bayizera. Nawe rero nshuti yanjye, wizere nk'uko umwana yizera Imana, kandi umenye neza ko abana Imana ibakunda. Abana ari umwanda uturuka ku Uwiteka, abana ni umugisha ukomeye. Uzajya ureba umwana mutoya, ujye umureba uvuge ngo uyu nguyu ni impano y'Imana. Wibuke Aburahamu agiye kwica Isaka, marayika amubwira ngo wikora kuri uyu mwana, ntukore k'uwo mwana, bitewe n'uko uwo mwana ari umugisha wa Aburahamu. Yewe nshuti yanjye, nawe umwana wawe uyu munsi ufite ni umugisha wawe. Umwubahe, umwiteho, muyobore inzira yo gukiranuka. Birivuga ngo yereka umwana inzira azacamo akiri muto, ngo azarinda asaza akigenderamo. Imana iguhe umugisha kandi kwishimire, nawe ubigenze uko nguko. Shalom, 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 shalom. Yari Pastor Placide. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen, 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 amen.